ahwi ko numva naniwe ubu ndahashyikara akoreka ashyiremo akabaraga ngende nubwo twahurira mu nzira ibingibi ndi kubifata nk'inzozi. Hohogoza rya mwene Nyamutegera akazaza rihogoza benshi ryari kuzamugeza mu busaza. Sugukabye ubwiza karimana ufite buhogoza benshi. Nubwo nakubengutse ukankunda mamo n'abazakuntwara kandi ari wowe nagiraho kunsindagiza igihe naba ndi hasi. Ahwi ariko abo nibaza uzaba kwenu baseke cyane ubabwire ko ufite uwo wakunze kandi nawe gukunda. Nubwo atarazana inkwano iwanyu ari vuba cyane akasesekara ari kubanza kwisuganya ngo azakimbagire gitora kimbagirana n'uwo yakunze. Umva se watega amatwi bwari mukanyumva harya ngo ni imitoma y'abasizi si bimwe by'abasizi cyangwa ngo ndaca umugani ku manwa yewe sinanasinze ngo nimo ndavugishwa ibyo mvuga mbihagazeho urakunditse pe. Ubu se mvuze ko uteye neza mwibanga mugani wa Dani nanone naba mbeshyera. Reka ye mukobwa mwiza uhiga abandi tandukana n'ubwo bushiti bw'abatindi butazakujyana mu ubwo butindi ngwino wibera umukazana wa Nkindi uzirana n'ibikundi icyo ngukundira urakizi. Yewe si ngombwa ngo nikoze hirya no hino nambuka uruzi uzira ubusinzi n'uburyari. Mukobwa mwiza uzira inenge ubereye uwagukunze ubu se ni ngombwa ngo nkwibwire. Aha ndi umuhizi uhiga nkahigura ndi umuhinzi uhinga nkasarura ndi umuhigi uhiga ngatahukana umuhigo. Ahwi Bikira Mariya nyina wa Jambo burya zariye inzozi.